ka data ibyo yankoreraga ntago wakwirya bigezaho yego ye rira disi we yego ma Mamagare papa. uretse ubugoryi wa gikobwa we uramagara papa wawe kuri wi meze neza sha yego sha wacecetse ko mukumbuye aza ubungubu harabura amezi angahera harabura amezi ane hafi atanu nibwo bazaza umva sheri kubaho ubuzima umuntu atari kumwe n'umugabo we ngo babe bari kumwe bya buri munsi nk'ubu ngubu nakabaye ndi guteta yakabaye anyuze uturenge ankorera akamasaje ambwira utugambo twiza ariko si ibyo ngibyo mbiririre se mwishinge oya sha ubusa sinabyakiriye naranabimenyereye nuko nawe wanyanze utakinsura umva ye ubu munsi yaje nzabona famiye yose yateranye yaje kunsura ntako mutagize wapi mba ndi kumwe na rya shyano rye si ubizi se aba ari aho ni ibisanzwe nesha umutwe umwana w'umunebwe umva nkubwiza ukuri ni umwana w'umunebwe ntashobora gukoropa ntashobora koza imodoka ntashobora guteka hari umusore wo muri karitsiye niwe njya mpamagara rimwe na rimwe akaza wenda akamfurira agakoropa akagira utuntu akora uramubwira ikintu agahita avuga njyewe dadi yarambwiye ngo sinkivune ceceka reka nkubwire iyo nza kuba ntarabayeho imfubyi uriya mwana nari kuba mwanga nari kuba mutesa nari kuba mukorera ibintu bankoreye ariko ntabwo nabimukora reka ndamureba gutya nkavuga ni we ndakureba nkakwibwira reka ntari bimukunzi wowe uruta bariya bose uba wanampamagaye nta kibazo nsigaje kujya kwa muganga rimwe nsigaje rimwe ryonyine kabisa ubundi nka benura sawa rero urakoze Neira ubundi uriya abanyabizi bike Neira cyana Neira wi amazi nagutumye wagiye kuyavoma hehe umuntu aragutuma amazi ukagenda ukabayo ikintu cyose ukora uba winyozora wari ukiri gushaka igikombe kimwe cy'amazi ubwo se ninde uri guhereza gutya pfuka amasenyeri wagiye umenya ko umuntu ari mukuru kuri wowe ukamwubaha uzongera kumuhereza ibintu ngewe uhagaze uzambona uzarara mu mwobo cyangwa hara mu muferege njye ntukanyitetesheho sindi nyoko sindi mwene wabo na nyoko nta kintu upfana nawe usibye kuba ndi umugore wa papa wawe uri kumva uri kunyumva ndi kukumva rero sinzongeye kukubwira ikintu ngo uze wanyiriyeho njye ntabwo wantera impuhwe ariko hariya narindi gufura hariya hirya wari uri gufura nyine se wakora iki urashaka wicare urebe televiziyo umare umuriro urashaka gukora iki ma urimo gufura ndabizi ko urimo gufura ufure nurangiza woze zino modoka nurangiza ugende ku muhanda upfure turiya twatsi ibyo nabyo nibirangira ndaba ndeba ibindi uri bukure ariko ibintu byo kuza kwivugisha njyewe narindi kugira gutya niba nguhamagaye rimwe sinkongeye kuguhamagara bwa kabiri ujye uhita wibwiriza umuntu arakubwiye ngo jya uhora wibuka ko nari nyoko nta n'icyo mpfana nawe ahubwo ukigira nk'aho wabyibagiwe izindi mfubyi zigira ubwenge ntabwo ari nk'ibi byawe
twe twabaye imfubyi badukorera amabara turihangana turashikama tureka ibintu by'imishinyiko. ubuse papa ibi ngibi arabizi ko ubinkora ko mbona iyo yaje Njye nzongera no kuvuga ukansubiza ahubwo nzaguhanya n'ikibambasi. Papa wawe arabizi ko mbigukorera. Yaje kunshaka atabizi ko njye nari nyoko. Yari azi ko nzagukunda urukundo nkuye he? urazi kugira umutima mwiza Nuko uzamfata ye. nk'uko mama wanjye yamfataga Yego ye, uko nyoko yagufataga se urakuzi? Niba wumva ugukumbuye ujye ubyifata. Nimba umuntu akubereye umunyakuri akakubwira ngo njye sindi nyoko ntukanyitetesheho ntukanyiryeho, uwo muntu ujye umukundira akakubwiza ukuri. Ubuse wagira ngo nkubere nk'abandi bagore birirwa bicara babeshya abagabo cyangwa abana b'abagabo babo ngo njye ndagukunda. Nibyo ushaka? Nakubwije ukuri njye nta buryarya ngira. Ujye ugabanya ibyo kunyiryaho. Niba ngutumye ikintu jya ukinzanira upfukamye, niba ari ukurya njye ndangize, nimba ari amazi nyanywe nyarangize usubiraneyo wandurure. Ibyawe njye byo kukugirira impuhwe yo mana we ntabwo bindeba sinize no kuza kugira impuhwe mu buzima. Uri kunyumva? Uri kunyumva? urimo kuruha Urimo kuruha. Izindi mfubyi zigira ubwenge sinzi impamvu wowe ntabwo ugira. Uraruha upfukamye amasaha angahe? Twe bafataga imifuniko tukayipfukamamo. Wowe wakwereka muka data ibyo yankoreraga. Ntabwo wakwirya bigezaho. Yego ye ndira. Ndira disi we yego ma. Agahinda karakwishe. Barakubabaje. Gusa izindi mfubyi ukuntu zibaho. Reba hano se nyine. Ntukanyiryeho ntukandane nk'ubugoryi. Ko naba yigira. Fatwa kino gikombe ugenda ukomeza ufura ibyo ufura. Fata! Yego ukwasi. Yego ye. Ugira ngo bakugirire impuhwe. Njye narakubyaye se? Njye sindabyara ntabwo nakubyaye we. Ntukaneshe umutwe. Mwana wanjye mwitanga navuka uzaba umbona. mana yanjye mana yanjye fata uruntu ngana gute kantuma njyenyine ubundi ufure mana kino kigore mana yanjye kandi mu mata arapfa ibi ngibi ni abakozi babikoraga none ndebera mbese ubu papa azi ko ngira ibi ngibi nabonye iyo yaje amwiyoberanyaho mana yanjye mana nani Fura wikwirya urabona ukuntu uri kwigira ngo kuko urabona wowe nyishobora ugiye waje kujya ukamfasha indi ugufasha indi ugufasha ni njyewe wakubwira ngo ube imfubyi ese kuba ndi imfubyi ni ngombwa ngo iki kintu kingana gutya ko hamagara soza agufasha muhamagara aho ari mu kazi azi umubwe papa ngo kamara byananiye ubundi ubu koko nunagira impuhwe ngo urebe n'umuntu ubu urabona iki kintu ndi bukibashe njyenyine urashaka ukibashanye nande ninde mukozi wawe uri hano ubu koko iyo ubwira umuntu akaza akakivuga wowe urimo urakora iki mbwira umuntu azagifure wowe urimo urakora iki nsubize icyakora wenda nimba ufite ibindi urimo urakora ndamuhamagara uraba uri gukora iki papa se yambwiye ngo nzajye mbyuka ndebe televiziyo ariko se uramuharaye bagira ngo nibwo ukimenya ko umufite ubu se ari hehe ubundi imfubyi zigira imbaraga zikagira ubwenge ariko wowe ngewe nayobewe ibyawe kamura ugabanye kwirya urabona se utabishobora
nguki kumbona rero nk'umuntu utagira ubwenge ntabwo ugira habe na buke ubugira se wari kuba uri gukina n'akantu kangana gutya ubuse wowe wagishobora igihe wahereye ngo ndimo ndavura hariya iriya myenda yo hari ubwo wari wayanika reba iyi ngiyi ndiyorosa iki kuko kigomba kurara cyumye ndiyorosa iki ndarara nkwiyoroshe wowe hano wowe wamara imbeho fura vuba ujye kwanika mbona icyo ndara niyoroshe uri kunyumva yego ye ikamura nushaka uyikamura iyo utama amarira yo kuyikamura waba wigira ngizwa vuba ni ubwa mbere ufuze iyo kuvurerera ko mbona wigize nkaho uri umushyitsi mu mirimo wowe iki kintu kuko urabona wakibasha wenyine yego ye hamagarira pusi iri gutambagira uze gufasha uzane iyo base nkufashe da scott azaza akavuga banyizije imirimo tereka aho ngaho imyenda uba wayinitse imyenda imaze iminsi ingahe mu mazi umunsi umwe se bwo kubera iki nta kintu hano kiba cyemerewe kumara iminsi mu mazi cyangwa amasaha menshi waba ukora iki kwibyawe akazi kenshi ejo narabyutse nkora amasuku y'inzu yose siko wari wambwiye ejo se wagira ngo uri kuntera agahinda rero numvise ndushye mpita mbyinika ngaho ruhu igira vuba wanika ibyo ngibyo nze kwibona aho niryamye kwiryagagura aho ngaho imyenda yaranutse ntabwo yanutse ejo nibwo nayishyizemo nimugoroba fura ugabanya amagambo harya ubu ngo ushaka ko ngufasha hakira ngufashe ma ntushaka ko ngufasha se hamwe ngufashe reka ngufashe nyigukurire mu mazi enda wanze ukirirwa wimyogagura iyi myenda ndajya kuyigusanga muri anambona wowe yego rira urarira se ngo bigende bite twajya nko kurira kwawe birimo amafaranga kuko uyu mugore papa yamujyanaga he koko ikintu rero ngushakira kirasaba kumbera umuntu mukuru kirasaba kumbera inyangamugayo kirasaba kumbera umuntu mukuru kurusha ibintu byose ikibazo se nimba hari iki hari ikintu nagusaba kidashoboka ngiye kugira ngo hari umuntu ubaho usaba mugenzi w'ikintu kidashoboka ko yari cyambere inama haba harimo ibice yariri nawe nzi ko ufite ibibazo nyiri amafaranga ushaka cyangwa amafaranga atabwo nguhereza ku bintu bimwe na bimwe mfasha aba ari makeya ugereranyije n'ibyo ngushakira njye kuguha amafaranga nta kibazo ngiye kuguha diro igomba kuguma hagati yanjye nawe ningira undi muntu nyumva nawe nzagutangamo indi diro bakwiye ntabwo diro ko numva ari insazi irimo n'urupfu numva noneho ari dani nuzana ubwana cyangwa ubugoryi uzapfa oke ntabibimbwira umva rero ndashaka yuko dukoresha uko dushoboye njye nawe uriya mukobwa wa hano nera wa mwana wawe ukamutera inda ntabwo uje reka mubwire ariko reka ntarebe imbanze numva icyo nshaka ni ukumutera inda njyewe ndi tayari kuguhereza miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda amafaranga ni makeya ntabwo uri kumva risiki irimo gutera umuntu inda ni iyihe risiki irimo hari umwana uzarira papa we si iki papa we ntawe uhari papa we arabura amezi ane hafi atanu kugira ngo agaruke yego ariko se agaruke ni ngombwa amenye ko ari wowe muteye amafaranga yongere tugendane neza rero aho hantu ntabwo uri kumva ikibazo kirimo miliyoni n'iyo turagira miliyoni na 500 hanyuma se niba miliyoni na 500 birakemura iki nanjye ubwo urumva sosenga sacu kugenda avuga ati miliyoni iguzemo ikodeshejemo ahantu nzaba ninje cyangwa inzu sosenga
andi nkagumya gabanya kwigira VIP mwana urajya gukodesha ahantu ha miliyoni ngo bigende gute fata miliyoni utere umukobwa inda nitumara kumenya ko inda yafashe uzahita uva muri quartier hari ikindi kintu ubu wakwirengesha miliyoni kandi ubu ngubu wabona hari uwo wayitereye ubuntu nta na fanta wamuguriye akaberwa bwahagera ariko wumve ko umuntu yamuteye twabyumvikanye mukumvikana atenda kugura fanta ngutere inda k'abakobwa babuze twumvikanye ko tugiye kubyara ariko urumva ibyo bintu nyine urumva ni ibintu bidaciye mu mucyo nawe urumva ko bidaciye mu mucyo umva nkubwire ikintu nshaka njye nshaka ko papa wazasanga uriya mukobwa afite inda ku buryo amwirukana akava hano ubundi kuki ibyo bintu ushaka kubikora nibyo nyine njye ntabwo ushaka ko tubana hano turi abagore babiri iyo abonye papa we aba yiriye kandi numva nyine ubwo ndamutenda nibwo azaba abaye umugore nyine uretse wibwira ko papa we yemera ko uriya mwana aguma hano atwite ntibibaho ko papa we ntabwo umuzi ndumva njye ushaka kwihemukira ushaka gusanga kwirukana ukaguma uriya mwana yirukana njyewe azaba anyirukana nose umwana we njyewe ngendana umubiri we nimba ubwo wabibaza neza ukabona ko nta kibazo byatera umva ikintu nshaka ndashaka ko wowe ugenda ugakoresha ahubwo ikintu cyiza kuko uriya ni njyewe umugurira ibintu byose akenera mu gihe cy'imihango ibihari ko ndabizi ko ashobora kuba yasama ntabwo tugomba kurenza ejo uzaza njyewe ukuntu biri bugende ejo nzapanga gahunda zanjye zituma mva hano wowe uzaza hano mube muri kumwe nk'uko usanzwe uza hano nurangiza umubeshye nabyanga ku cyiza uzamufate ku ngufu ntabwo reka igihugu nari nzi ko byibura hagiye no kuzamo ibintu byo kubanza nkanamutirete tugakundanaho iminsi nimba harimo ibintu byo gufata ku ngufu iyo igifungo cyo gufata ku ngufu ariko iyo ninde uzamufunga ariko kuko bagukatira iyo bawufashe umuntu ku ngufu noneho umwana nk'uriya wa fani ntabwo reka mva ye uskura umusazi wowe ikintu nagusabye niho nahereye kare nkubwira ngo ngera amafaranga byibura nanjye mbyirengere niyo banafunga mvuga ati nyasize haranzagaruka nyasange ari amafaranga agaragara ariko waje none ubwo ntihazamo ibintu byo kumutereta urumva utagiye gutinda se gute twakirenza uku kwezi ngaho umva wowe ufite n'ibitekerezo by'igihe kirekire njyewe sinshaka ko bijya gufata igihe ikintu ngiye nkwemereye kanguhe miliyoni sibyo njyewe ejo nuba warangije gahunda ariko ngomba kubona ibimenyetso ugomba gufata video ibimenyetso gute se kumufata ku ngufu byo ntabwo biri bukunde ahubwo ikintu tugiye gukora uragenda ugure imiti bwoko imiti yo kumutera nyine asinzira yego ye kubera ko asinzira agapfa se gute ashobora gupfa tuzamutera doze nke umva mbaza nkubwira njyewe ugiye kumva ibintu ngiye kubikubwira wowe ubikore ngiye nkwishyure hari ikindi njyewe ejo ndaguha miliyoni uzaza muryamane uzakoresha uko ushoboye mbona ifoto y'uko byagenze kuko ushaka kumbeshya ngo mwaryamanye mutaryamanye nzabona ifoto ubundi nguhereze miliyoni yawe nitumara kumenya ko atwite nyuma y'ibyumweru 2 uzahita uva muri quartier ariko ntacyo izo 5 nzazishyiraho wowe uzamuryoshya erega nawe ushobora gusanga bikeneye nta wamenya uzamuryoshya nibikunda umutera inda niyanga kandi uzakoresha imbaraga zawe nk'umugabo ese ubundi ushobora ko nzahita ntera inda ndakubwiye ngo ngenzi biharimo cyeka nimba utabyara ntabwo mbizi ariko ntabwo ubyara ntabwo mbizi ndetse ko ntarabyara na rimwe nzagerageza nuko rero ngaho mfashe usohoke hano ugende atakomeza kwibaza impamvu watinze hano gahunda niyo nzabyira umuntu byumvana nzagutangamo diyo ntabyo umuntu kujya nese ubwo numva ngiye naba nikize hanze numva ngiye atari amarorerwa nzaba nkoze nuko rero ngaho genda niryamire ibyo nagushakiraga byari ibyo ngibyo ubwo se ariyo ko nigeze mubona ibyo se ni ibiki kandi urashaka kubonana nango bigende gute sidero se nyine twumvike nanatangira ubu ngubu bereka kugira ngo bizagere ejo uzabikore nahari kuko arabizi ko nta muntu bavugana mari yahita atangira kubikeka nta kibazo atuma ngaho utaha ndagiye nyine ubwo ngubwo nahejo nyine utaha udahaguruka ngo ugende sigaye mpano nta n'igihumbi umpaye nta n'agatike genda ndayakoherereza agatike umuntu tuyaho hepfo ukeneye itike kujyana neza hano hepfo nta nubwo wanagura amayinite uca aha ngaha wijya guca hariya ukunda umuntu hano kuri sazari umenya ahari nkukoreye ibintu nawe washakaga waba ujana harimo ubwo ngubwo turi kumwe sawa tuzavugana
N'ibiki? turateka iki? Turateka iki? Si ubwo wumva nta soni ufite? Isoni z'iki? Nakubwiye ngo iki? Mu gihe maze ntiwemerewe guteka muri uru rugo, mu gihe mfite icyo kurya ntiwemerewe guteka muri uru rugo, urabizi neza ko ndi kunywa icyayi uri kuza kumbaza ibyo guteka kugira bigende gute? Ese njye ntabwo ndi buke. Ibyo urya njye birandeba? Birandeba? Ese naguze ahantu mama waba? Naguze aho bamushyinguye? Si uhazi? Ntabwo wamusanga akajya kumubaza ibyo muri buri? Nzagukubitira ibyo bintu byo kushaka kunyibirishwa imbere wigeze umuntu uteye imbabazi. Ye nta muntu unteye. Basi ntukajye uvuga kuri mama wanjye. Yego njye mvuga kuri nde? Njye mvuga kuri nde ra? Ushaka nkuvugeho wowe? Uravugika se? Ndakwiyamye n'undi munsi. Kandi mba nkubwiye ibintu ukajya ngo mande gukina nawe. Ndaramuka mbonye utetse urambona. Ndabikumenaho. Noneho uhitemo gushya cyangwa kuhama hamwe inzara ikwereke. Mva hejuru. Kumbaza ngo nurajega iki? Nuri kubibona ko ndi kurya urabuteka butekera nde? Muri urugo ninde wundi uhari usibye njyewe? Urarya. Mva hejuru. Mva hejuru Ureba ugenda. uri kwigira gutyo ni ibiki wabaye iki? Muri we ushinzwe iki mu buzima bwanjye? Ku buryo umenya ikijya mbere. Mva hejuru. Genda! Kumbaza ngo urarya iki? Ibyo urya njye birandeba. Ntushaka urorere kuri. Yaba wamaraga nk'imyaka 3 utarya. Neira. Ney. Neira we. Wihura waje. Wabaye iki? Yewe wabaye iki? Reka kugwa magenda kuba ngo tumurakore. Yewe wabaye iki? Mana we ko mvuye hano uri muzima wabaye iki? Neira wishikanuza wa mwana we naguhonda ngewe. Ndi kwibabarira. Wabaye iki? Wabaye iki? Menye ngiye kubyara. Yewe mamagara umuntu agufashe. Uramagara duwashyanuwe. Mana wanjye. Mana we. Wowe mana we se ubu turabigenza gute? Ayiwe mu mugongo. Ayiwe. Mana we se ubu nabigenza gute? Ayiwe. Mamagare papa. Ayiwe. Mamagare papa. Waretse ubugoryi wa gikobwa we. Uramagara papa wawe akora iki? Ayiwe. Mana yanjye se ubu ndabigenza gute? Telefone. Maguru utagufa. Tugende kwa muganga. Ayiwe. Haguruka tugende kwa muganga. Mana ya. Mana ya. Tugende kwa muganga.